uwo ni mu ruhande rumwe. Uruhande rwa kabiri uwo mubiri abari umunyeshyari cyane. Bari niba nawe bisho ereka buri kandi ikintu kiba kibabaje wasanga ni muri babandi babazaga ati se Innocent ari ahubwo niba abandi bakonfamingaga ko tutabana nyine Innocent ari umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Subundi urugo rusaba ntago ari urugo nabonye. Igipangu ubwo abantu babonye ninjiyemo. Ariko sha ni igipangu gisabiriza. Ni naha ngaha iwanjye kamerama ndagira ngo wenda use nk'uhaguruka uzuminge wenda uvaho uzuminga ikimodoka ngikiraho giparitse mbabarira iryo kintu kinkorere nanjye kanyekore mbabarira iryo kintu kinkorere abo bantu bari kuvuga ngo naje kubasabiriza. Uru n'urugo rusabiriza mudusobanurire. Uru n'urugo rusabiriza. Dore igipangu dore gate ariko mara dore imodokari ari gusaba essence ndi gusaba igaraje mumbwire dore inzu ndi gusaba igaraje dore igisenge cyayo mwihangane ninagifata nabi baba we dore uru n'urugo rusabiriza. So ngewe oye siraka ngusubiza kandi kwifurize kugira ibihe byiza wowe uri mu bice bigiye bitandukanye mu mpande zose z'isi kubera izuba reka ntwikireho akagofero ubundi mvuge meze neza nshiza amanga. Iyo umwana uri utahi wabo ntiyiruka ndakeka ariko babivuga niko babivuga harya utahi wabo ntiyiruka kandi yiro abishonda umukara hano ni wanjye. Impamvu rero ikinteye bihangana Kinyarwanda cyinshi so ikinteye rero kwitereka hano kuri kamera kugira ngo ngire ikintu mvuga. Ubushize ndumva rejo hari hashize mwigeze kubona ikiganiro n'umuryango wanjye n'abana kandi mubona ko twishimye tumeze neza, ariko ikinteye kwicara hano ni message nabonye, niba ndaza kuzisoma simbizi. Nabonye message zivuga ngo twaje ari na zimwe nge narazisibye ngo twiteretse ngo nteretse ngo duteretse abana kuri kamera ngo kugira ngo dusabe. Buriya ikintu kiba gihari mbere yo kugira ngo ugire icyo wowe mbere yo kugira ngo babwire kamanze mbabwire. Buri ikintu kiba gihari umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Subundi urugo rusaba ntago ari urugo nabonye. Igipangu ubwo abantu babonye ninjiyemo. Ariko sha ni igipangu gisabiriza. Ni naha ngaha iwanjye kamerama ndagira ngo wenda use nk'uhaguruka uzuminge wenda uvaho uzuminga ikimodoka ngikiraho giparitse mbabarira iryo kintu kinkorere nanjye kanyekore mbabarira iryo kintu kinkorere abo bantu bari kuvuga ngo naje kubasabiriza. Uru n'urugo rusabiriza. mudusobanurire. Uru n'urugo rusabiriza. Dore igipangu dore gate dore imodokari ari gusaba essence ndi gusaba igaraje mumbwire dore inzu ndi gusaba igaraje dore igisenge cyayo mwihangane ninagifata nabi baba we dore uru n'urugo rusabiriza. So ngewe narumiwe nimba ariko n'abantu umuntu wese watekereje uko yigaye mu mutima we. Weya reka nkwereka impamvu nashobora nawe kumubreminga ahantu hatoye. Buriya umuntu ushobora kuvuga gutyo cyangwa se wicara akavuga gutyo ni wa wundi no kubona mega za turuwase biba byamunaniye. Ahubwo ni wa muntu wabwo ukunda gusabiriza nyine
ariko ku buryo no kubona na mega za truwase biba byamucanze. abo n'abandi ari icyo bakoze. Aha. Uwo ni mu ruhande rumwe. Uruhande rwa kabiri, uwo mubiri aba ari umunyeshyari cyane. Niba nawe bishoboka ereka buriya. Kandi ikintu kiba kibabaje wasanga ni muri babandi babazaga ati se Innocent ari, ahubwo niba abandi bakonfamingaga ko tutabana nyine Innocent ari he baratandukanye. Gusa ikintu gihari mwebwe bura kumenyera bacumugane ngo kamenyero yenze nyina. Ikintu muri uko totera buriya iri umuhini bayototera isuka. Icyo kintu nyibabwire, ikintu muri ko totera buriya ntago mukize bro, ntago mukize. So gusa buri wese bafite uburenganzira bwo kuvuga uko abyumva nuko ashaka, kuko nta n'igihugu kigira abaopoza. Nta mpamvu ubwo abo ngabo no opposition ku ruhande, no opposition n'aba opposition banyopozinga kandi negative ntizibura. Gusa niba nawe hari uburyo wabona bwo kwitereka ngo usabe, no kuri kw'Imana uzaze nk'uwe platform usabe. Niba uzi ko ubwo buryo buhari, ufite uburyo uzasaba bakakumva, kugira amahirwe bwarasaba gahabwa. Sha ariko ntacyo ahubwo se bo ubwabo batekereza. Ndakeka kananga urugero rutoya. Mu mihanda dukunda gutambukamo tujya duhura n'abantu basabiriza. Ese buri umwe wese ugusabye uramuha, cyangwa hagira uvuga ati uyu nguyu ntago abikwiriye yuko namufasha? Yego, hari n'uvuga ati reka mufashe. Niyo mpamvu nanimuze ati ariko ugira amahirwe arahabwa. Ariko nanone ikintu gihari ngiki buriya, iyo udafashije n'umuntu cyangwa udahaye umuntu, niba gusabye ubundi jya umufasha, niko bundi biba hari n'ijambo yigeze kuvuga nakunze. Ikintu gihari n'undi ko byose birangira tujya ahantu hamwe. Wa mugani gira neza wigendere. Gira neza imbere. Ntiwamenya ahantu uwo muntu wimye metero ebyiri kuri zingahe, muri kumwe ruhande ni santimetero, ahubwo ahari ubusigaye ebyiri kuri metero n'igice. ubu byaranahindutse. Ugira amahirwe n'uwegerana n'uwo yimye, ahubwo ubu ngubu basigaye babatwika. Basigaye banabatwika, bati umuzimu wawe ntuzatugarukire. Twageze mu Buhinde. Nukuri basigaye babatwika, bati umuzimu wawe ntuzatugarukire. Niterekeremo agasogisi, n'agasogisi k'agasabano. Urabuzwa nande se bakuvuye ugakira. Ubwo nayo ni amasabano, ariko shabura reka nkubwize ukuri. None se nimba ari amasabano sibyo, wakabaye kugira ngo bari abantu babagaragaze, wakabaye warasabye. Nakabaye narasabye wa mugabo ubushobozi bw'uko babagaragaza, uri kumva ngo babahane nabo. Nakabaye wa mugani uvuga ngo ujye imbere ya kamera usaba umuntu kugira ngo ube wabona ubwo bushobozi. Ari ibyo bita kubura ibyo uvuga. Baraba babuze ibyo bavuga, bagapfa kugira kutumega twabo twa turuwasa. Nimba ari abantu bambere bagasabye n'abantu baba barwari mu bitaro barwaye za CH. Yego, se bose niko basabiriza. Ahubwo hari ikintu nge nabonye muri Afurika. Urana ikintu nabonye ku Banyafurika, ikintu bita amashyari bro. Ikintu bita amashyari, icyo kintu kiragenda kikokama Abanyafurika ba black people, kumva noneho kikabasaguka ku buryo nabo kwitekerezaho bibura, ahubwo bagasigara bibaza, bavunwa n'imitwaro batikoreye, bavunwa n'imitwaro ya rubanda. Urumva ayo ni amashyari. Ari kandi buriya ikintu reka ku bantu ruvugiro. Asa wa mugani tubihoreje kuko iyo uvuze umuntu cyane ahubwo biri kumumugisha kuba mutayeho umwanya. Dore ikintu gihari, gusa nimba yumva yuko afite umutima wo gufasha, yafasha, kugufasha ni byiza, kandi kugira ngo ubyemere neza yuko
nta muntu uba udakeneye ubufasha nanyarukire CHK. yego rata agenda arebe uburyo abantu ubufasha ushobora kwanga gutanga none ugize umutima wo kubutanga cyangwa wa muntu ugira umutima wo kuba yafasha nibwo areba umusaruro w'iki. buriya nawe azabibona, hari igihe azabibona ko bikwiye. Gusa ibyo byo nta kibazo, reka njye nisoreza ikiganiro, nagira ngo nze mbabwire ibyavuye muri ziriya comment uko byagenze. mwigaye ntabwo ari byiza. Niba mbonye uburyo nkabona n'ubwo buryo bushoboka nkasaba aho kugira ngo nibe nasaba. ahubwo njye nanabikoze uburyo bwo kugira ngo nereka baki abakunzi banyu. Ngereka mbashimire kandi Imana yo mu ijuru ikomeze bampera umugisha, abagerageje kugira icyo babikoraho Imana bampera umugisha, ariko ngiye ntago nari kugenda kano kantu ntakavuze. Ndabashimiye sana, turagushimiye.